naje noneho kuzajya nturuka mu rugo nkambara ipantaro nkagenda nkutembereye nkakora siporo nkazamuka nkajya Nyamirambo nkavuga ngo nshaka kwiga moto. Noneho naje kwibuka ko ngomba kuba ndabaga, nubwo uyu munsi papa dahari ariko yavuze ko namucungura, ndavuga none ngiye kwiga ibintu yakabaye yiga. Noneho iyo avuga ko ntari umukobwa nabyumvaga cyane nkumva ndanabikunze, kuko numvaga nshaka umuntu uvuga ko ntari umukobwa, nkumva noneho ndabikunze abana bari kuvuga ko noneho ndi umuhungu. Ni byiza nzi gukora imihanda neza, nzi gusiza ibibanza, nzi guhinga, nzi no guterura imizigo yo mu nganda cyangwa muri za majerwa cyangwa ku bibuga ahantu hose ufite uruganda yampakazi nkamukorera akazi neza, nzi gutwara imashini cyane. Ivuriro Amizero Life Center iri ni rya vuriro rihangamura indwara zananiranye maze uwaryisunze agacukubiri no guhora agaraguzwa gati n'amagara. Mu ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Twabibutsa kandi ko mu ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka Care Solution ku bagabo ndetse na Care Women ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi iburyo hafi y'akagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787242229. Wanaduhamagara kandi kuri 0725271246. Ivuriro Amizero Life Center, igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Bitu byawe umeze neza? Meze neza. Uri kwiseta? Yego. Harimo umuntu ushaka kugira impungenge akavuga ati uyu mukobwa imihanda y'Ikigali urayizi, igihe umaze utwara moto byari byose umuntu ashobora no kugusagara akavuga ati kubera iki ntago wambaye ijire, si umuntu ndamutega, ni moto yo kugendaho, ni umumotari ni iki? Ndi umumotari. Nuko moto mba narobye. Bo warobye? Yego. Ariko uyu munsi ntabwo uri gukora? Ndi mu kazi. Uri mu kazi? Cyane. Kuvuga ngo imihanda y'Ikigali wamaze kuyimenya neza ku buryo umuntu akubwiye ati ngiye ahantu hanaha tubyumva cyane ukamenya n'ibiciro nayo uri bumuce cyane rwose. Imihanda y'Ikigali ndayizi, nakubwiye ko nakoze delivery muri vuba vuba kandi twakoreshaga Google Map. Already umbwiye ahantu ugiye mpita nshobora kureba hariho nko kugura n'ibirometero anagucaginga amafaranga ntaguhenze. Yego. Abandi bamutari uri kwiseta nka gutya uri kuri arete babifata ute kubona umumotari umwana ukiri muto w'umukobwa babyakira ute? Nyine abagabo bahita bakubwira ati yego ko twajwemo ati ushaka kudutwarira abakiriya ariko nawe bwana akazi nanjye reka mbafashe. Ikindi bakongera bakishima ati twishimiye kuza gufatanya natwe mushiki wacu, ni karibu, amafaranga arimo ariko ujye ukora utahe kare. Yego. Abakiriya bo bishimura ute kubatwara kugira ngo batware? Hari uburyo abantu haza akavuga bagapinga akavuga ati urantura hasi. Abagabo barantega cyane, abagore nibo bagiramo akantu k'ubwoba ariko bizagenda biza. Abakobwa nabo urugero rwanje arambwira ati ntwara, akanambaza uburyo ki nawe yabigeraho, nkamubwira nti niwumva ubikeneye ufite umuhate uzampamagare nka contact hanyuma nkwereke uburyo ki wabigeraho. Abagabo kubera iki, abagore kubera iki bagutinya? Abagore mu buzima busanzwe turemanye ubwoba, nta cyizere ngirira cyuko namugezeyo amahoro, ariko buriya abagabo igitsina gabo n'abana beza cyane. Bo aravuga ati nta kibazo njyana, ashobora no kubona ntari kugenda nkuko bikwiriye cyangwa nafitemo experience kubera abagabo baracukumbura. Hari n'igihe mashoboye kuba mpetse n'umushoferi mugenzi wanjye akaba yambwira ati gendera ku ruhande cyangwa ati widepasa. Kenshi bagenda bananturenga mbere nkitangira bagendaga bansobanurira ati jya ugendera ku ruhande, depasiyo ngiyo y'imbere iri kutubangamira kugira ngo udateza butiyaje inyuma. Kujya mu mujyi ubu ngubu ngiye mu mujyi noneho ugiye guhita untwara ubwo ubonye umugenzi urangeza kuri City Tower. Ubwo nangahe katwumvikane? Ni 2.
sitaba ni bibiri se ndabaza abandi bamotari mu mujyi muhagera ngahe mota ase wo boss n'umuntu w'umubosi umujyi nangahe oya ndashaka ibiciro bisanzwe okay ni cyatanu icara mama nkuciye bibiri hari uhita wicara bitewe nuko wihuta ati cyatanu nakugeza kuko ni negotiation turimo cyatanu urangezayo ndakugeza nta kibazo arangezayo mota muramwizera abasasi dukorana baturakorana ubwo geragiye gusigara hano agiye mu rugo nimubona icyo ari cyo kiganiro cya nyuma nkoze ubwo muzamenye ibyakurikiye urakoze cyane reka twifurize akazi keza kandi nyine ujye uhaha uronke ibyo byose n'abandi bantu batabyizera bamaze kubibona ko utwara moto neza kandi afite experience ubwo njye nagiye reka nizere ko ibihe byanyu bimeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze yarwo ndabasuhuje cyane wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu umunsi ku munsi twitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry turi mu rugendo kandi urugendo rwacu rurakomeje ngira ngo mushiki wacu niwe tugiye kuganira afite n'ubuhamya cyangwa se n'uburyo abayeho cyangwa se n'uburyo bw'ubuzima nyine buri muntu wese ashakishamo budasanzwe cyangwa se bumeze nk'ubutangaje ikaze Dativa urakoze cyane Dativa wa undi mararya zaririmbye Dati umeze neza ndashima Imana n'abantu bake cyangwa urashima Imana n'abantu bose ndashima Imana ntago nkonta cyane ku bantu bake cyangwa benshi ndashima Imana n'abantu kuko hari abantu hari abantu Imana yakoresheje baradusunika siri naho turabo turi bo kubera bo ndetse n'Imana abo bantu aho bari Imana ibaho umugisha cyane ndetse n'abandi bose bagerageza gukora ibikorwa by'urukundo bose reka mbasabire umugisha ubwo ni gutangira ikiganiro Dativa rero ubu tugiye kuganira na Dativa yego Dativa ni nde ni muntu iki Arakoze Dative ni umukobwa ninza kuvuga ni umukobwa niryo zina ryanjye ni nako witwa n'umukobwa Dative uracyari n'umukobwa yego ubwo nuba umumama uzakomeza kwitwa n'umukobwa cyangwa nzaguma nitwa n'umukobwa ni izina ry'umuryango yego ngaho ariko bizabibusanyije ni umukobwa ahetse umwana ariko onsa umwana ariko iyo ngeze mu muryango iwacu cyangwa muri famiye nuko byenda hari ubungubu bitakunze ariko mbere byari byiza yuko ampinguka nawe ampetse umwana bakavuga ati ni umukobwa araje ibyo ni byiza cyane akandi kazina bakwita akenshi akazina bakunda kunyita nitwa Ndabaga Ndabaga ubwo abantu baza amateka cyangwa basomye ibitabo twaramwize cyangwa se n'umwe mu bakobwa babayeho bakoze ibintu by'ubutwari aho yagiye ku rugamba gufasha se yarabanje yikuraho ikintu bita amanyonyo yegeza yaravuga ati ndagiye ubundi mere nk'abagabo njye kurwana Ndabaga rwose yakoze ibintu byiza cyane impamvu y'iryo zina impamvu y'iryo zina cyangwa nibyo tugiye kuganira yego abantu baraza kumva impamvu aba ariryo nzajya nkoresha mu kiganiro nta kibazo uraryemera cyane ndanarikunda you are very proud yeah sawa ubwo ni Ndabaga tugiye kuganira ngira ngo abantu bamuheruka mu bitabo none twamuzanye kuri twaramwize mu ishuri kimwe n'abacacana kimwe n'abangunda kimwe n'abandi bantu bose abo bita ngo ba Binego ni benshi abantu twize abo ni abantu bashobora kuba barabayeho mu bitekerezo n'aba hariya wa undi ninde wanyaye ikivu Nyiransibura umwe na Nyiransibura niyo ngo yanyaye ikivu bana we yaranyaraga kwera nta n'uzamukurikira yabaze ko nta n'umuntu wanyara akaritiro ubu ngubu muri iyi myaka ntawe Dativa cyangwa se Ndabaga umeze neza twigarukire mu kiganiro izina ryari ritumye njya mu kindi kiganiro reka dusubire inyuma muri background yawe cyangwa se imikurire yawe wakuriye he wavukiye he banza uduheho gato kugira tuze kuganira abantu bakumenye neza murakoze cyane navukiye mu ntara y'Amajyepfo
ariko mu gihe gito cyane nisanze Iburasirazuba niho mama wanjye yabaga. Wavukiye Huye Nyanza hehe? Gisagara. Gisagara Yego. hafi y'Ihuye kandi muhabana naho bavukana 3. Buriya umurambwe ngo witwa Ndabaga mpita ntangira gukurana umunyacyangugu n'umushikazi. Okay. Rero kubera changes y'ubuzima n'amateka twagiye tunyuramo. Yego. Kubw'impamvu zitandukanye. Ntago nakuranye n'ababyeyi banjye. Bamwe ntago bari bariho. Yego. Ariko nafite mama. Kubigiye kungora kare. Bigiye kukugora. Ntago biri ukugore turaza kuganira cyane. Iburasirazuba rero urahabaye ubasha. Ntago nahabaye igihe kinini. Ahubwo ubwo icyo nibuka ndi umwana. Nuko ubuzima bwabaye nk'ubuhinduka. Bwabaye bubi. Yego. Ubasha kububamo. Icyo gihe wabanaga nandi na nyogukuru cyangwa ni famille yakuriraga? Nabanaga na mama. Kandi mama arafite ubumuga. Komera cyane. Nafite imyaka 8. Mama ubwo biza kumunanira guhinga kuko atarabizi. Ajya Iburasirazuba. Ni naho iwabo. Yego. Ariko ntabariho bose. Nakuze ambwira ngo mwari mufite ba nyoko wanyu, mwari mufite famille ariko ntayo. Ariko nakuze nkimenya izina ryanjye. Ntago nibuka twaravutse turi abana bangahe, gusa icyo nibuka nuko mama yambwiye ngo imbere yawe hari abahungu gusa ariko ntago bariho. Wavutse uri umukobwa. Wavukiye amezi 7. Nanyereye muri dushe ndagwa. Urangije uravuka. Mubaho. Mu kuvuka waje uri umukobwa uza nkuje kunyubakira kuko nta narigize imbyaro umukobwa. Ubwo ibyo nibyo yambwiye. Yego. Tuganira ku myaka 9 umurumva mama yari muri ubwo buzima bwo kugenda kata. Twari dufite ahantu tuba ariko tuba muri famille twanga. Kubera ukuntu batwangaga yarashiftinze. Aravuga ngo reka ngendane n'abana banje. Ubwo mu gihe we agitekereza kugenda nje narigaga. Nakundaga kwiga kuva ndi umwana. Numvaga nzaba umuntu udasanzwe. Nubundi nta busanzwe. N'uyu munsi wa none narabikurikiranye ubuzima bwanjye bwose. Kuko nge nagerageje gutekereza kureba kure ndi umwana muto kuko nabonaga nta wundi ndeba. Yego. Nabonaga nta wundi muntu ushobora kubimfasha, nta data wacu nzi, nta masenge nzi. Nta muntu mu muryango nzi. Ariko ndashima Imana yabanye nanjye. Ngewe nakuze nkunda gusenga nicyo kintu cyabaye basic ubuzima bwanjye still now aho ngeze uyu munsi no kubera Imana n'abantu Imana yakoresheje. Uri umwe mu bantu bashobora guhamya ko amasengesho akora. Isengesho rirakora. Kandi niba hari abantu Imana yumva n'ukuri Imana iranyumva. Imana iranyumva kuri rwa rwego giyewe ndyama nkavuga ngo ngiye muri iki. N'ukuri bikampira. N'iki kiganiro kuva ejo nacyo nawe wari wagisengeye ndabizi kuko ntibyari byoroshye. Ubu tuje gukora nari nabikubwiye. Wadufite indi safari yo kujya mu ntara ariko ndavuze ati umutima wanjye narwanye n'umutima. Ubwo urumva ko amasengesho yawe n'ubundi arakora mu bintu byose kandi nzi ko nibyo tugiye kuvugira hano abantu bazadukurikira bizabafasha kububaka bikabakomeza mu buzima. Reka dukomeze urugendo. Okay. Ubwo ngiye naje kuza i Kigali. Nigaga mu wa 4 primaire. Yego. Nzanwa n'umuntu wari inshuti ya mama. Arambwira ngo mpuye umwana. Ikintu yaransezeranyije arambwira ko agiye kwiga. Uzi kuva mu cyaro uvuga ko uje kwiga i Kigali. Cyari gitangaza kuri iki. Twarimutse. Ngewe naje mu modoka inyuma. Turaza twari twimikiye ku Gisozi. We nande? N'uwo muntu niyo famille kandi famille yari yimutse yari tuyihuye hara kwitaba. Ntago ndi bivuga mu mazina. Yego. Twaraje
tugeze i Kigali nigaga mu wa 4 primaire ntabwo nahise mbona ishuri twaje abanyeshuri baratangiye mbura ikigo mara umwaka nicaye nabonaga hari muri 2008 n'icyenda hari I think nabonaga abana barimo barajya ku ishuri ngende mu rugo nkarira narasenze mbwira Imana mbwa ngo amahirwe yo gusubira mu ishuri nzakunda ikayi n'ikaramu nzakora icyo ngomba gukora kandi nzakubaha iryo sinyisho nesenze ndi umwana w'imyaka 8 ndabyibuka umwaka waje kurangira njya gushaka ishuri kuri JS Gasave hano hepfo niho nize primaire niho nakomereje primaire kubana n'abantu ntabwo biba byoroshye iyo uri umwana ikindi buri umuntu utari mama wawe rimwe na rimwe hari igihe ubona ibyo gukoresha ukagira ngo arakwanga nakoraga imirimo myinshi noneho nakundaga kwiriza ubusa njyewe nashinze rajepura hano JS Gasave rajepura na kwa kunda abana bishyira bagasenga n'uyu munsi abana n'ubu barakora urumva twarakuze ujye usubirayo ntago nasubiraga mu minsi yarashize nkiga muri secondaire najyaga kureba ariko abo twasenganaga mfite abahungu benshi cyane suje Prince yangogura umugi yararuretse ubu n'umukristo umwana mwiza cyane yarambwiye ati inzira watweretse uyu munsi wa none n'ukuri turayigenderamo turayikurikirana ujye usubirayo ufashe n'abandi bakiri bato kuko ni umuhamagaro ndasuhuza Sesonga Dunia yari umwe mu bantu bakwepa gusenga ariko uyu munsi ni pasiteri n'ukuri warakoze cyane ku murimo w'Imana kandi ukomerezaho cyane n'ukuri urumva ko Imana yagiye ikora naje kwiga primaire ndahirangiza anyiga muri strago zitoroshye cyane noneho hagataho kuva icyo gihe connection yanjye na mama yarabuze byaje kwivanga bikavuga muri ubwo buryo aza kugenda iburasirazuba ndamubura nta telefone nagiraga nta urumva nari umwana yego narangije primaire ahara ku Gasave hanyuma biba ngombwa ko njya gukomeza kwiga ariko iyo famille yaranyishyuriraga Imana ihumugisha n'ukuri yego ariko nyuma ntago byaje kugenda neza hari igihe abantu twikunda ariko buri umugisha ushobora kumbera ikiraro nkagera imbere gato nkasanga undi nkomezanya icyo we yakoze yego naje gusaba ishuri Sainte Famille yari mfite amanota meza bakimbona bavuga ati uyu mwana turi bumufate yanyishyuriye minerivare 33 ndabyibuka nabijyanye ari intote z'ibihumbi 2 n'iz'igihumbi 3 nishyura minerivare yari minerivare irimo n'imyenda y'ishuri na uniform ampa n'amakaye ndabyibuka uwo mubyeyi ampaniragamo mashini cy'icyatsi ndacyakibitse nize icyumweru kimwe nataga naniwe reba kuva Sainte Famille n'amaguru gataha ku Gisozi twataga hano ku Gisozi nahageraga naniwe cyane namaze icyumweru ubwo urumva ngenda n'amaguru sinamenyereye urugendo runini cyane ariko hagataho nge nishakiye ishuri na primaire nishakiye ishuri hari akantu gato nsimbutse Imana yankora igitangaza nigaga mu wa 4 primaire ariko sinari narayirangije ngiye gusaba ikigo ndakibura directrice arambwira ati jya Kacyiru niho hari imyanya barimo barashiftinga bajyana Kacyiru nibwo wekerangiza ari kuyubaka yego ngezeyo nsanga imyanya yashize bati subiraho uvuye ndagaruka nifite urupapuro directeur w'iwacu yanyandikiye n'ikaramu rw'uko nari umunyeshuri ngomba kujya kwiga mu mwaka wa 4 kuko wa 4 sine narawisi kubw'amahirwe directrice arabisoma mu mwaka wa 4 tuburamo umwanya njya mu wa 5 nicyo ni gitangaza cy'Imana okay ubwo twakomeje nagize secondaire ubwo hari umwaka utize mu mwaka wa 4 ntago nigeze kandi mu wa 5 urahageze kandi mu wa 5 urahageze ndabyibuka igihembwe cya 32 igihembwe cya 12 igihembwe cya 3 so umupapa twabanaga arambwira ati rwose ushatse waba n'uwa mbere kuko numvaga nanjye ndi confident ariko ibyo bintu numva ntago bisanzwe ariko ryari isengesho ribisunika nize gusenga ndi umwana niga gukunda Imana kuko numvaga ariyo papa nta wundi nari mfite ndeba nta nundi nari mfite nganyira najyaga ngira icyo nifuza nkumva nta kugisaba umuntu arakugaburira guhabura kimwe ujye no kumusaba n'ibindi wifuza nkasenga Imana igaca inzira yego kandi Imana yaciye inzira pe naje ubwo icyumweru kirangiye bigeze ku wa 5 naratashye ngeze mu rugo
buriya mu rugo habereyeho byinshi cyane, habaho disamistanting mu ngo, hakabaho n'igihe umuntu yumva ko abihaze cyangwa akabona gukomeza kubyihanganira n'ubundi ntazabirambirwa. Natashye ari ku wa gatanu, hari mu kwezi kwa mbere, ndabyibuka twari turi muri seke, n'indi muri seke iminsi 30, n'indi mu masengesho iminsi 30 yo kurya nijoro. Noneho buriya iyo umuntu ari muri kayo gusenga aragerageza, ahubwo noneho utunga umutima wa ntibindeba. Ikintu cyose wambwiraga nacyumvaga ko ubwo nyine byarangiye ntacyo nahinduraho. Natashye ari ku wa gatanu, umama nsanga yazanye umukozi, ubundi nta mukozi twari dufite, narataga nkakora imirimo ishoboka ariko urumva nsine nkibikora nkuko bikwiriye. Nari gukoropa ngo noze ibyo mbona nateke bikundi. Nageze mu rugo arangije nsanga ku wa gatanu nsanga yazanye umukozi, ari nimugoroba arambwira ngo hari inkweto ziri hano za godasi z'umwana zagiye hehe. Ndamubwira ntabwo mbizi, nari naniwe. Arambwira ngo mu gitondo nzibone. Numva nta n'ikibazo, ndagenda ndongera ndisengera. Nagiraga inzozi nziza, narebaga future nkabona ndimo ndinjira ahantu heza cyane. Noneho ibaze ko nari ngiye kwigira mu mujyi, nagiye kwiga Sainte Famille, ntadigera ngera kwa Rubangura. Noneho nataha, ubwo urumva twanyuraga hariya mu Kiyovu tukamanuka mu muhanda n'abandi bana, abandi bagakata bakajya gutega muri gare, ngewe nkahita nshunguka n'amaguru nkatunguka ku Kinamba, nkavansa nkazamuka nkagera mu rugo, mvuga ngo ngere mu rugo noze ibyombo nteke. Nararaga nkoropye kubera ko nta wundi muntu wirirwaga mu rugo, umumama yari afite akazi. Ubwo abimbwiye ngira ngo ni story, ntago nigeze mbyitaho. Ubwo narazinutse, nagiraga gahunda yuko muri weekend mu gitondo nabyukaga nkoza ibirahure by'inzu, twari dufite inzu nziza, tukoza ibirahure by'inyuma kubera ivumbi cyangwa ibyondo, ubundi tugakoropa akabaraza, urumva indi misi nabikoraga. Hanyuma ibyo byarangira nkoza ibyombo, twari dufite akameza hanze nkabidepozaho kugira ngo bibanze bita amazi, then nkabihanagura mbikora imikori nkabijyana mu kabati. Ubwo umukozi araza arambwira ati rero mabuja numvise avuga ngo arakwirukana. Ibyo sinabyitaho. Ndimo ndahanagura ibyombo numva arasohotse, abwira uwo mukozi, aramubaza ngo ndativarihe, atari hano inyuma, taracyaraha. Araza arambwira ngo inkweto zabonetse. Sha, hari ukuntu umuntu agusuzugura, ariko ndashima Imana. Ndashima Imana ko yanshyigikiye. Uyu munsi icyo yambonagamo si cyo ndicyo. Uyu munsi ndi uw'Imana yashatse ko mbawe, ntabwo ndi uw'umuntu yifuje ko mbawe. Ubwo akibimbwira arambwira ngo ntabwo nkushaka, izo nkweto zitaraboneka fata inzira ugende. Naraturitse ndarira. Arambwira ngo ndira sindi nyoko. Yarambwiye ngo genda, nta gikapu nifite cyo gutwaramo imyenda. Ariko hakaba hari abana twasenganaga inshuti zanjye, ubwo bukundaga ko mbasengera, kandi ubwo nabasengeraga nyine mu byo kwizera ngo tuzatsinda. Twasengeraga ibizami tukabitsinda, n'uwo byanze bikemera. Hari ukuntu Imana yabigenzaga. Ubwo twarije ayo masengesho twasengaga, twari dufite igiterane hano uzamutse mu Gacinjiro ugana ku Musezero. Hari igiterane cyasozaga mu masengesho, urumva twe twifatanyije, nifatanyije nabo gusenga, ngo twe turi mu gihe cyo kwinjira mu mugisha. Yari yo masengesho, yari yo ntego ifite yo kwinjira mu mugisha wawe, dukuraho umuriganya. Ubwo njya gusenga, bakwirukana muri icyo gihe. Abanyirukana muri icyo gihe. Naragiye icyo gihe natangiye nsenga ndira, nagiraga amarira. N'uyu munsi ngewe nabishatse nshobora hari imyenda yose igatota. Ndi kubona yaje. Oya, ubu maze gukomera kubera ko nagiye nkura kandi narize menshi. Kandi yaje atangiye kugabanuka. Ntabwo uri bwigere ubona amarira yanjye. Nayabonye. Oya, humura, ntabiri bubone, kuko uyu munsi wa none ni ibyo narabisengeye, mbwira Imana, ndabwira ngo sinshaka kuzongera kwereka amarira abanzi banjye. Nzajya ndira amarira y'ibyishimo, amarira y'umunezero. Ayo marira ndibaza narayarize abimbwiye gutyo, ntabwo nzi ko byagenze. Yarakamye. Naramubwiye ngo ntize igikapu cyo gutwaramo imyenda umpe na tike. Wari bugehe? Ntabwo nari mpazi, gusa nuko namubwiye kuko umuntu yakubwiye ngo mvira mu rugo, ntangiye kumwicuza, wamusabye imbabazi, mbona nyine arabikomeje, mbona ntabwo ari bubyumve. Ntabwo naragiye njya kubana n'inshuti zanjye, mbwira mama wabo ni rero hano n'abagabo baranyirukanye. Kandi mama we twe twarasenganye, anzi ko ndi umwana mwiza witonda. Mubwira ukuntu byagenze, arambwira ati subirayo, ntongera kukwirukana,
uze uryame hano ejo uzajya ku ishuri. Nari maze icyumweru kimwe nishyuye anyishyure minerivare y'igihembwe. Hanyuma ubwo ndangije ndavuga okay nta kibazo. Mama nsubira yongerayo arongera arambona ibiryo bya saa sita urumva sinabiriye, narambwiye ngo ntize igikapu ntwaremo imyenda, arakima. Ntabwo umuntu ntije n'igikapu nta mbabazi ari bumve, ndamwinginga yanga kumbabarira. Nazinze imyenda nari mfite ntabwo yari myinshi, ndangije njya kumusezera ndamubwira ngo ngaho mpatike, arambwira ngo tugende Nyabugogo nkutegere ngusubize iwanyu. Mama wanjye sinarinze ahantu ari, nta connection na nkeya nari mfite byura ngo menye ngo ari he, nta muvandimwe wanjye nari mfite. Nari ugeze mu wakangahe? Nari ngiye mu mbere segonderi. Ndangije ndavuga 2012 ndavuga nta kibazo ngo ndagenda, ndamubwira ntaho kubaho wongeye ndahafite. Ubwo muri wese ategeza ati n'ubundi yari ahafite aragiye. Naragiye mpamara iminsi mikeya, n'umama utari wishoboye nawe. Rimwe na rimwe n'igihe yatubwiraga ngo tujye gushakisha ubuzima, tujye gusaba, ariko nabwo birananira kuko numvaga gusaba ari ibintu bitari ibyanjye, numva ntazanabikora kuko uburyo kinaryamaga mu gitondo nabyukaga ndi mushyashya, ariko hashira akanya nkongera nkinjira muri yasi n'ubundi ndimo. Nararyamaga nkumva ndanezerewe, nkumva ndishimye, rimwe na rimwe ntangira gutekereza ko nshobora kuba ngiye gupfa. Ubwo naje kujya ku ishuri nanone ibindi byumweru nka bingahe, ndumva igihembwe cyarabaye nk'ikirangira. Mama nawe arambwira ngo rero umunsi ku wa mbere wakurikiyeho narafashe inifomo ya mbere, nagiye ngiye gufata, twagomba kujya gufata inifomo ya kabiri. Nahasanze Clerimani Mpumugisha yari we ushinzwe gutanga inifomo, yari comptable. Ndangije ndamubwira rero inifomo ya kabiri muzayishyire kuri minerivare y'igihembwe cya kabiri kuko still uyu munsi nta mfite yo gukora minerivare. Arambaza turaganira, mubwira situation yanjye yose, arababara. Yari umudamu mwiza cyane, yari akiri umukobwa yabaye umudamu, Imana imuhe umugisha. Arambwira ngo ntago ufite, ambaza amateka nyimusobanurira uwo ndiwe. Arije arambwira ati humura genda wicare mu ishuri. Sinari nkibasha kwicara mu ishuri ngo nige, ahubwo nahoraga nsinziriye kuko nijoro naratekerezaga nkasinzira akanya gato nibaza aho bizarangirira. Ariko wa gatatu ntago nshaka kubyibagirwa, nari ndi mu ishuri ndyamye ku ntebe, twe turi kwiga geography, sinzabyibagirwa. Niho nabonye igitangaza cy'Imana. Nagiye kumva numva baje kundeba mu ishuri, barambaza ngo witwa nde, ndababwira amazina yanjye. Uwo mudamu naranyibwira yitwa Jeanne. Igihe cyose maramusengera ngo Imana izamuhe urubyaro, kugeza uyu munsi ntarabyara. Yaraje arambwira ngo nitwa Jeanne, bambwiye kuri uyu n'uyu nje kukubwira ko twakwishyuriye umwaka wose. Nasaga nk'umuntu wijimye, nahise numva hari ukundi kuntu, numva mbaye mushya. Ndamubwira nti ntago numvise ibintu mbwiye, nari nsinziriye, mvuye mu ishuri nari nsinziriye, ongera unsubiriremo. Twakwishyuriye umwaka wose. Nahise mvuga mu mutima, ndavuga ngo naho narara muri ruhurura, kuba mbonye minerivare niyo ari impangayikishije. Yego, ubuzima burakomeje. Nahise mbwira Imana ngo nkiri muri iyi si nzakubaha naburaye, kuko kuburara bwo byarashobokaga, naranaburaye. Nabwirirwa nzakubaha. Muri icyo gihe hari ikirango kiriho ngo hakanira ba Sugar Daddy. Bya biranga ariko byagiye he koko mana? Hariho ikintu cy'umushuga Daddy wabimanuye. Bazanga ari nk'umushuga Daddy wabihurutuye. Hariho gahunda y'ukuntu twajyaga tuva ku ishuri, ukabona nk'abana bigaga mu wa gatatu, hari utumodoka zise tuza tuhise tubatwara, turabajyanye, ukaba uri muri class ukajya kubona ukabona nk'umwana afite nk'igishokora, ukunda agashokora, ukabona afite nk'igishokora, muri recreation ukabona umwana afite ji, mbese ukabona hari ukundi kuntu byo byahindutse. Ariko nkavuga ngo uko biri kose buriya muntu yahakaniye Sugar Daddy. Hanyuma mbwira Imana ngo nzahakanira Sugar Daddy. Iryo sengesho nasenze. None numva ibyo ntibihagije, nabwo ariko Mana ko nubundi ubwo icyo gihe mugeze muri segonderi mu mwakuze, haba hari udusare mutangiye kuganira ku myaka 15, 14. Murimo muragera ntago biba byoroshye, ubwo abantu barabyumva. Ntago biba byoroshye.
kandi icyo gihe iyo umusore akubwiye ko agukunda ubundi buri umukobwa umuntu wese umubwiye ko amukunda atekereza ko agiye kumufasha akarya neza akambara neza ubuzima bukaraninga biba ari ibyo ariko ntatekereza ikizabikurikira. Rero bamaze kumbwira ko banyishyuriye umwaka wose naje kubona umuryango unyishyurira ntabwo ndi buvuge munyemerere wanyishyuriye minerivare mu bikoresho byose urankunda ninjiramo mbona ababyeyi urankunda uranyishyurira niga segonderi ndayirangiza niga segonderi niga tronkome ndayirangiza niga superiere ndayirangiza ubuzima bugenda neza. Hagati aho rero nkimara kugera muri segonderi ngewe nafashe inshingano zo kuba nakurikirana umuryango wanjye nkamenya amakuru. Naje gukoresha Facebook ubwo mbwira musaza wanjye nkurikira ari nawe wenyine nkagira na murumuna wanjye umwe ubwo turi bane abahungu babiri n'abakobwa babiri. Nyuma yanjye haje kuvuka undi mukobwa hanyuma inyuma yavuka undi muhungu twe ubwo nabo gusa nako turi bakuru bwumva bucura afite 20 arangije segonderi. Naje kujya kuri Facebook amahura na musaza wanjye. Mwamenyanye ute? Nakoresheje amazina yanjye nawe nari nyazi akaba yarafite izina bajyaga bamwita kera ari naryo ryari ni brackets yitwaga Gaca. Yari umuhanga cyane yarazi ubwenge cyane yitwaga Gaca yarazi ubwenge ku rwego rwo hejuru. Ubwo mubaza amakuru tuvugana kuri Facebook hanyuma arambwira ati tubiburasirazuba nanjye ndi kwiga urumva nawe ubwo yabonye umushinga nawe waramwishyiriye ariga. Ndavuga nti Imana ishimwe. Ubwo harasigaye abo batoya undi nawe yaje kubona umushinga umwishyurira ari nawe wamwishyuriye nawo. Nanjye nyuma naje gukomeza mufasha kuko nari mfite intego yuko kubera ko nagize umugisha wo kwiga nanjye barumuna banjye bagomba kwiga. Twaje gukomeza muri ubwo buzima nkimara kubona rero umushinga ugomba kunyishyurira. Ubwo mama nawe yarambwiye ko nawe icyo gihembwe nikirangira nawe shaka handi hantu njya adashoboye kunsapotinga. Ubwo hakaba hari ahantu najyaga dusengana mu cyumba bankunda cyane bankunda babona ndakana kitonda babona ndakana keza gakunda Imana mu buryo budasanzwe. Hanyuma mama kuko nanaga ari umama witonda ikimpaye Rita Imana imumugisha naramwegereye ndamuganiriza ndamubwira nsanga naho navuye bwa mbere arabizi ko nahavuye arabizi ko byagenze byose arabizi urumva kuko yamenye amakuru mbere ko nyamenya naho narindi cyari twari duturanye rwa rugo hagacamo ikorutire ari hirye naho twasengeraga. Ndagenda ndamubwira rero bambwiye ngo nzagenda arambwira ati rero mwana wanjye nta kazi mfite umupapa niwe ukora ntago nakuzana mu rugo uri umwana muto ngo uje wicara ahangaha utari kujya ku ishuri. Ndamubwira rero mfite umugisha nabonye abantu banyishyurira ikibazo naho kuba ati niba ikibazo ari aho kuba uzaze ubahangaha nta kibazo ariko sinkubwiye ngo genda ufate imyenda nonaha tegereza aho nakubwira ngo genda uzamusezere mu mahoro hanyuma uzinga imyenda yawe uzi. Ubwo rubaye urugo rwa gatatu ngiye kujyamo. Narakomeje ndihangana tugwa muri ubwo buzima hanyuma aransezerera nzinga imyenda noneho shiftinga njya mu gipangu duturanye. Icyo namukundiye ntabwo yamvuze nabi yaraje aravuga ati rero ntabwo mwirukanye kubera ko mwanze ahubwo nta bushobozi mfite. Naragiye mbaho ngaho 2012 hagati kuko nahize igihembwe cya kabiri nahageze muri vacances y'igihembwe cya mbere hanyuma ntangira n'igihembwe cya kabiri. Hanyuma ubwo turabana bambere ababyeyi beza kuva 2012 until now. Niho kiba? Yego. Ubwo reka tuhite bitwara ubaho ngaho usoza kwiga. Ndagira ngo rero ntangire twinjire ku izina Ndabaga. Ubu niho mfitiye amatsiko cyane urumva ko ubuhamya bwawe ni inyigisho ikomeye cyane harimo kwihangana harimo gukomera harimo n'ikintu bita isengesho cyangwa se gusenga Imana uburyo amasengesho ashobora gufasha umuntu. None ndagira ngo umbwire iryo zina uburyo zanzo zibarotaga uburyo wumva ushaka kuzaba umuntu
w'igitangaza wa danje. Mama yarambwiye ngo nkivuka ngo baravuze ngo babonye umucunguzi. Papa niko yavuze. Yaravuze ngo wowe urancunguye. Noneho kera najyaga nsoma ibitabo bya Ndabaga naramukundaga. Ndabaga naramukundaga, nakundaga kubona ibintu Ndabaga yakoze, ngo nakoze ibintu by'abahungu. Noneho urumva nanjye navutse nkurikira abahungu gusa, nubwo byenda ntagize amahirwe yo kubana nabo, nanjye nkura meze nk'agahungu. Nkazajya nkunda gusimbuka, nkazajya nkunda kwiruka ku tugare, bakazajya babona sindi umukobwa kandi ndi gato. Rero nkura numva nanjye ndi Ndabaga. Nkura numva ndi Ndabaga, numva ngomba kuzongera kubaka iryo zina rya nyiraryo udahari uyu munsi, ariko rizwi ryanditswe mu bitabo. Nanjye nkumva ngomba kuza nkongera nkarishimangira, nkaryibutsa abantu, kandi nkagerageza kurisigasira, nkarihesha agaciro. Rero ubwo naje kwiga ndangiza segonderi birumvikana, icyo nakivuze nagiyemo hagati mfasha. Ubwo naje kumenya amakuru ya mama, nsanga ari mu karere ka Kayonza, yarari ahantu bita Ikageyo. Aho Kageyo hari ahantu habaga impunzi cyangwa abantu babimukira bavuye Tanzania. Yego. Urumva mama yaragize amahirwe asubiye mu nka, kuko icyo gihe ndabyibuka, areka mbabwire akantu gato kambayeho 2010. Yego. Na 5 nigaga mu wa 4 segonderi. 2015 mu rugo iyi famiye mbamo bampaye tiki. Bampa tiki barambwira ngo jya gusura mama wawe. Ntago nari nigera ngere Burasirazuba n'umunsi wa rimwe. Ubwo urumva twaravuganaga, narateze, mama nta telefone yagiraga, twavuganaga ku muturanyi uri hafi aho. Naragenda tegangera Kabarondo, ngeze Kabarondo niho nagombaga gufatira imodoka cyangwa ubundi buryo bwo kugira ngo ngere aho bita Kageyo. Kumbi nari butegere Kayonza. Ninjiye mu modoka ijya Ndego ya 2. Ndego ya 2 uturutse Kabarondo, uwarwara urugendo rurerure bwatwiriyeho. Bumaze kunyiriraho amarezo aranacika, na telefone nabahamagazaga biranga, nifite agatelefone gato. Noneho ubwo ikintu cyabayeho, abashoferi barambwiye ngo rero turararana mu modoka, mu gitondo tugusubize Kabarondo, turebe uburyo ucaginga, hanyuma ushake ahantu ujya. Ariko nirinda kubaha amakuru yose. Bakaba bampaye amafaranga 10,000, ariko nkaba wamushinga wanyishyuraga ukuntu najyaga njya kubasura nk'umwana, bakankubita udufaranga, akavuga ati genda utega imodoka nkagenda n'amaguru. Nkatubika, nagendaga ntubika. Hanyuma ubwo naje kugenda njya gusaba icumbi, nsaba icumbi ahantu. Wanze kurarana n'aba bashoferi? Oya, nagiye mu rugo rw'umuntu, ndabasuhuza, ndabwanitwa gutya. Kuki wabitinyese kandi barabana beza? Oya, ntabwo neburane n'abashoferi, kuko natekerezaga ko bashobora kumfata ku ngufu. Kandi nahoraga nsaba Imana arambwira ngo uzandinde gufatwa ku ngufu. Hakanira abashuga dadi. Yego. Naraye Ndego ya 2. Bigeze nza gucana telefone, bigeze nko mu masaa 4 z'ijoro, barampamagara batese wagezeyo. Ntago nari mfite kubabwira ngo sinagezeyo. Narabwiye ngo nagezeyo. Kumbe bambashije ngo wagezeyo, bavuganye n'abantu nagombaga kujya kureba telefone yanzima, nyabuze n'amarezo ngiye nababuze. Bati ntago umwana yatugezeho. Muri bo nk'abantu bari banze bavuze ati aka kana nakarara gashobora kuba kubera gafite telefone, gafite ahandi hantu kagiye gakatira, ariko siko byari bimeze. Naraye aho ntabwo nasinziriye. Mu gitondo nabwiye nti munshakira imodoka ya mbere. Habaga imodoka ebyiri, igenda mu gitondo ikagenda ijyanye abantu ikanabazana nimugoroba, ikabazana saa 8 ikabageza ngaho bwije. Ubwo naje mu gitondo, naje kubaza, ndabaze se uko ngiye Kageyo nabona umuntu njyana, arambwira ati kugira ngo ujye Kageyo biragusaba gusubira Kabarondo cyangwa Kayonza. Nta yindi nzira ihari, bivuze ngo wari wagiye ahatariho. Ni nkuko wabwira umuntu ngo ugiye Inyamata, nkaho yaje ari nk'Inyanza, ati turuka Inyanza ujye Inyamata kandi waruje hano ku Gisozi. Ubwo bivuze ngo arabibugaruka Inyanza kugira ngo agere aha ngaha. Nuko byari bimeze. Ubwo nta kindi kintu nakoze, naje kunegosiya n'umumotari. Umumotari arambwira ngo kugira ngo nkujyane aho ngaho, nubundi ni kure, urampa amafaranga 5,000. Hanyuma 5,000 ndagenda nkugeze, mpite nkumiriza akazi, ubwo ndetse nshakisha umuntu ugiye za Kayonza cyangwa ugiye Kabarondo muzamukane, ariko n'ubufasha nkuhaye ubundi haratwagendera 10,000. Ubwo urumva ko ari kuzenguruka parike y'Akagera.
ubwo nta yindi shobora nari mfite uretse kuba nari kwemera akangezaho ngomba kujya. Ikindi ni uko nanabeshye ngo nagezeyo kandi ntagezeyo, urumva nari ndi muri risike. Naje umumotari kwemera arantwara, tugeze muri parike y'Akagera dukora agisida. Twageze muri parike y'Akagera twaciye inyuma, bari muri gahunda yo kuzitira inyamaswa ziri hakurya, ariko hariho amashanyarazi ku buryo zikoraho, iyo zakoragaho amashanyarazi yazisubizaga inyuma kugira ngo zitarya abantu. Iyo zanamenaga zajyaga kona imyaka y'abaturage cyangwa zikaba zarya abantu. Noneho agonga igiti, narasose ndabyuka, nambaye udukweto tw'umukara, inkweto yanjye ngewe narasimbutse, nari ndabaga. Narasimbutse mfata igiti hejuru, nguma hejuru, umumotari warakomeza aragenda agwa nka hari imbere. Noneho hari abantu baragiye inka aho ngaho, ni ahantu haba inka cyane, bari baragiye, abashumba baza birukanka. Nari nambaye noneho ipantaro mu cyaro, nubwo waba uri umwana, ubwo hari imyaka ugeramo, ipantaro ntabwo uba ukiyambara, ahubwo batangiye kwambara amajipo. Kandi abantu bahara muri biriya bice bya Mutara icyo gihe iyo umukobwa yatangiraga kumera utubere, bahita batangira kumwambika neza, bakamukwiza ahantu hose. Ubwo babona ndi hejuru mu giti, umugabo ubwo ariko narasimbutse, igiti kiraza gisatura urukweto, ariko nta kintu nabaye. Umumotari aragenda arakomereka hirya. Imana icyo gihe yabanye nanjye. Iyo mbyibutse ndavuga ngo Mana warakoze, hari ibyo wantambukeje. Yaje kweguka, turongera dukomeza urugendo, turagenda. Mu mafaranga bari bampaye nsigaranye inote y'igihumbi. Mu karagasazi kanye nakabonye, turahoberana turarira, nagaherukaga kera. Akajya kunyereka umutante nawe kabaga muri famiye nkuko nanjye nabaga muri famiye. Icyo gihe nta mafaranga nari mfite, narayendira. Mu gitondo kambonye batese kuri kurira, ndambwa nta kibazo, karantembereza kajya kunyereka nyine inka n'ibikoko. Urumva kabaga kuri parike y'Akagera. Turi gutaha duhura n'igitangaza cy'Imana, duhura n'abanyeshuri bavuye gufata ibikoresho n'amafaranga mu mushinga witwa New Life. Hanyuma turi kugenda gutya dutoragura amafaranga 15,000. We nawe? Ngiye nawe. Twarabyinnye turishima cyane, ubwo ndamuhamo 5 nsigarana 10,000. Hanyuma ubwo bukeye nagombaga gutaha garuka mu rugo, ndatega ndataha. Ngeze mu rugo bagitangira kumbaza urugendo uko rwagenze, ndaturika ndarira, sinafite icyo kuvuga. Kubera ko bari batekereje ko hari ukundi kuntu ugenda nagiye nkata. Barambwira ngo ibintu nibyongera, dative nibyongera. Ko umupapa yambwiye ati ubwo nzafata indi myanzuro. So naje gukomeza, ndangiza segonderi kwa. Ndangije segonderi nize science. Narangije kan Kigali, Tronkomene nayize Sainte Famille, nasoreje kan Kigali. Wasoje ryari? Ya 2017, 2018. Yego sinakwigishije. Kurumva iyo myaka nahigishije. Byashoboka. Hanyuma ubwo soza kwiga, soza mu mibare na economy na computer. Kubw'amahirwe make sinabonye bourse. Yego. Nahise mpindura intekerezo. Nari maze kuba umuntu mukuru. Naravuze ni okay, igikurikiyeho ngomba gutekereza. Uravuga ati nkandabaga ngomba. Mu buzima busanzwe nakundaga imyuga. Nuko byenda ntagize amerwe kubyiga. Urumva hari igihe baguhitiragamo bakavuga ati n'umwana yiga science, tumuzamure kugira ngo bizaba ari byo bimugirira umumaro. Ariko noneho nje nagombaga kwihitiramo, sinari mbonye bourse ngo byibura inyoriente yari amahitamo yanjye. Nabonye ikiraka cy'iminsi mike mu gihe nkikibona, ariko nkazajya mpora nca kubivuga. Nakoze ara Sainte Famille muri Strade H. Nakozemo iminsi mike, nagendaga nkabatekera ibiryo bya saa sita nkahita nitahira. Hanyuma nazamuka nkaca kuri Eto Ecole nkareba ukuntu abantu biga imodoka, nkareba ukuntu abantu bakata moto. Hanyuma noneho ntangira kumva ibindi bitekerezo. Hanyuma nkajya kubona nkabona umuntu araje akubise igitambaro hasi aryamye munsi y'imodoka. Nkabona hari utuntu akoze, kandi nkabona nabonye amafaranga. Ariko nkabona n'abagabo gusa, nkabona nta mugore urimo. Ariko ubwo nkanamwegera nkareba, nkabyitegereza. Naragiye rero ndasenga. Hari ukuntu umuntu asenga, sinzi niba abantu bose bibabaho. Hari ukuntu nsenga nkarema, avuga ngo nkatangira kwibona ahandi hantu. Rero mu isengesho ryanjye natangiye gusenga, nkazajya nibona ndamutse ndi umukobwa w'umukanishi, ndamutse ndi umukobwa w'umushoferi, ndamutse ndi umukobwa w'umumotari. Hanyuma rero icyo gihe twabaga muri biriya bice
bya Nyamirambo niho twaje kwimukira kubera abana bagiye kwiga kandi Kigali babonye ikigo abana bo muri urwo rugo nabagamo ubwo rero tukaza tujyana baravuga ati twimuke hafi y'abana kuko iyo udatuye aho wemerewe kuba hafi y'ishuri ry'abana niwo prioritaire kujya ku kibuga ndababwira ntese nakwiga moto bigakunda kubera ko umucuruzi nibwo byaba bidakunda kugira ngo byakwemera ndamubwira nti niki cyabinyemeza arambwira ati rero taye yawe ikwemera ko wakwiga moto kubera ko nturi muremure cyane nta nubwo uri mugufi ikindi ni confidence niba uyifite nabona umuntu akata moto nkavuga nti nanjye iyi moto nzayikata rero naje kumva ari cyo kintu nayoboka kuko nabonaga abamotari bashobora kuba babona amafaranga ikindi byo narize sinari bubona akazi kabyo mu gihe ntari narize kaminuza umuntu yarambwiraga ngo urumva ushaka akahe kazi nkumva mbuze icyo mvuga sinari kumbwira ngo nta kazi k'imibare sinari narize education ngo njye kwigisha imibare byenda nari gukora bya comptabilité na computer nari nyizi nari kugenda nkaba najya kwicara kuri machine ariko nari mu bintu byo kwicara simbishaka nkahora ndi wa mwana uhora utekereza ibintu byo nonto by'imyuga naje kujya kwiga moto 2019 mu kwezi kwa gatandatu naje noneho kuzajya nturuka mu rugo nkambara ipantaro nkagenda nkutembereye nkakora siporo nkazamuka nkajya Nyamirambo nkavuga ngo nshaka kwiga moto noneho naje kwibuka ko ngomba kuba ndabaga nubwo uyu munsi papa dahari ariko yavuze ko namucungura ndavuga none ngiye kwiga ibintu yakabaye yiga ariko kera nkaba numvaga papa bavuga ko yari umutekinisiye yari umuntu uzi gukora ibintu by'amashanyarazi cyane yego mu murenge w'iwacu iyo amazi yatobokaga ari amatiyo yagenda yatobokaga batumva muhamagare Munyakazi babitaga bakanyamigezi yitwaga Kanyamigezi ati muhamagare aze abakorereho rero nagerageje gushaka kwiga ibintu byo gukora amazi nsanga nta short course nabona ariko mekanike yarabonekaga ibintu by'ama technique byo kwiga ibintu nk'ibi byarakundaga ikintu cya mbere nakoze nagiye gukora provisoire moto wari waratangiye kuyimenya naratangiye kuyimenya najyaga ku kibuga nkakata none bakamwati yewe weti umvura kata yanyicaye bwa mbere inyuma ubwo akaba yicara inyuma arambwira nkwiga kureba imbere kubera ko nari nzigare nge nari nzigare uyu uzigare rero kureba imbere moto bura ntabwo bigora iyo uri basha kureba imbere wowe ureba iyo ujya naravuze okay none niba uko bimeze reka ngewe nze nishyure amafaranga y'icyumweru ubwo urumva narakoraga bamembaga 30 ndagenda nishyura icyumweru gukata rimwe ryari 100 ari make gukata mu ikona ryari 100 akagufatira wakumvuna ni ugataha naragiye rero ndabyiga na 2019 haza kuza ujya kumva umushinga bavuga ngo witwa JZ ngo ugiye gusapotinga ngo abagore n'abakobwa banije kwiga segonderi ngo bige amamoto ndadepose biracamo ariko tubyize haciye igihe gito hahita haza corona bihita bihagarara ariko genda komeza nagiye gukorera provisoire online hara ku Muhima nakoreye provisoire rimwe mbona 18 ndavuga nti ibintu Imana ibirimo nta kushidikanya nakomeje gusenga rero kuko nonaga Imana ibirimo ikindi nigaga moto nigaga ngwa buri mwanya ngwa kubera ngo gitaho ry'imyumbati urye n'ibishyimbo ukomera ugira imbaraga juza wariye kugira ngo bashe gutwara moto so narabigeragizaga ariko nkagenda nifite ikizere ngenda birangira bikunze rero ndababaza ntigiye murabona mwangiye ikizere nkajya ku kizami ikintu cyangoraga ari demarage yari demarage kuroba vitesse nageraga ubwo bitewe n'ahariho ariko circulation ikoraga neza ikona ntangira kurimenya ndarimetiriza naje kwiga rero kubw'amahirwe nkora ikizami bwa mbere sinatsinda sinacika intege ubwo icyo gihe ihombye amafaranga urababara ndi gushaka perime ubwo corona yaje kuza nyine bisa nkaho birorereye tujya muri bura buzima muzi bigenda bityo hanyuma rero naje gukomeza kubikunda mpura n'abacantege rimwe na rimwe bakavuga ngo uriya mwana ntago ari umukobwa noneho iyo bavuga ko ntari umukobwa nabyumvaga cyane nkumva ndanabikunze kuko numvaga nshaka umuntu uvuga ko ntari umukobwa nkumva noneho ndabikunze abana bari kuvuga ko noneho ndi umuhungu ni byiza naje kujya kwiga moto ntabwo byari byoroshye hari n'igihe naburaga amafaranga ariko buri ikintu cyose washatse ikintu cyose waharaniye biremera
narasengaga mbwira Imana ndabwira Mana ngiye kwiga so kubera no gusenga no kugenda uhura n'abantu musenga none wakumva n'amasezerano Imana iguha ukumva birenze ubwenge bwawe ariko uhumuka watekereza ukareba inzira watangiye bishobora kuzemera sometime bikakunda. Rero naje kwiga moto ndayiga moto ndayimenya nongeye gukora ikizamini ku bwa kabiri mbona perime. Ubu urakabitse kamwe se umunsi nabonye perime ya moto ngewe nabonye perime nagiye kuyifata kuri polisi habaho investigation iyi perime wayikuye wayikoreye ryari wakoreye ndabasobanurira bakabona nta bwoba bati se uzi gutwara moto nubwo mpe perime njye mu kazi. So nafashe perime ni uretse umunsi natsinzeho ikizami numvise ngize umunezero numva ari ahantu mvuye numva ari naho ngiye. Buri maze gusinya ngo watsinze najyaga numva ngo hari igihe umuntu atsindira perime ngo kayibura barabeshya ntabwo watsindiye perime ngo uyibure ariko numvise nishimye mbona ubuzima burahindutse mu ntekerezo numva ibintu birabaye ndavuga nti noneho biremeye ndavuga nti iyi niyo buruse ntabonye iyi ni Imana yambwiye ariko najyaga nsenga Imana ikajya imbwira ngo nzakwigisha ngo uziga muri interina bya bindi byacu ariko ntabwo Imana ibeshya. Ndangiza secondaire interina ntayigiyemo ndashaka kuvuga gukomera kw'Imana ho gato cyangwa kanini. Naje kwa prayinga mu kigo bita Forever TVET cy'Abashinwa cyari kimaze kwimukira Nyacyonga hahoze ari muri Alliance. Yego. Na prayinze baramfata ha prayinga ngo umuntu ufite provisoire cyangwa indi perime. Na prayinze baramfata. Nagiye kwiga muri Forever na prayinze nigamo imashini amezi 6. Naho nakuye perime yo gutwara iki? Nakuye perime yo gutwara tractor cyangwa izi mashini zikora imihanda tinga bya katapira. Yego. Ubu ngenzi gukora imihanda neza nzi gusiza ibibanza nzi guhinga nzi no guterura imizigo yo mu nganda cyangwa muri za majerwa cyangwa ku bibuga ahantu hose ufite uruganda yampakazi nkamukorera akazi neza nzi gutwara imashini cyane. Yego. Mbega byiza. Iyo ni blessing. Ibyo bintu reka mbihamashyi. Nukuri Imana ishimwe Imana yarambwiye ngo mwana wanjye nzakwigisha kandi nzakubera so na nyoko kandi urugendo ruranakomeje urumva none ushaka no kubona izindi perime cyane ndakomeje ugashyiraho. Rero Imana imaze kumbwira ibyo kandi nukuri n'uyu munsi Imana yambereye papa. Buretse tubanze turebe sasa rero ho gatoya ibyo bintu byose moto perime ya moto wigeze utwaraho cyangwa no kuyibika gusa? Ubwo wabika uyikorera amafaranga hewe. Ubu uratwara abagenzi? Uyu munsi niko nta moto mfite nagerageje credit nagerageje gufata credit irananira. Irananira kubera ko urumva nibwo nkijya mu muhanda barangonze. Bwa abantu bari kureba iki kiganiro babyumvise. Barangonze none kubera nubwo bahari igihe barangonze bangongeye Rwandex gusoma mama wangonze mama Rizimana impumugisha yaramvuje nubaramvugisha yaramvuje ndakira yangongeye mu marembo ya polisi. Neza urabona ukata ujya Gikondo utaragera urukano gahanda gakata na Yebu naka gakomeza kajya imbere ya Expo niho yangongeye angonga polisi zihagaze aho ngaho genda naza kuri iki kiganiro ntago muvuga nabi n'ukuri yaramvuje. Amaze kungonga polisi niyo yaje kumbyutsa. Icyo gihe ngonga reka mbijyanire rimwe gato nigaga muri IPRC naho naraprayinze njya kwigamo short course ya mechanique ariko ndari Imana itakoze. Ubonye perime ya moto uragiye ugiye gushaka perime yo gutwara tinga ibimashini urayibonye uravuze ati ntago bihagije noneho ngomba no kujya ndyama munsi y'imodoka ngafungura. Ntago nize gutwara imashini gusa nazo nize kuzikanika twigaga maintenance twiga driving twiga n'isomo bita simulation cyangwa hanyuma ibyo byose narabyize nize gukanika izo mashine. Hanyuma ndavuga nti ntago bihagije ngize amahirwe IPRC nagiye kuhiga mekanike already yari sponsor y'umuntu umwe y'umudagi yitwa Biwe
yaje isipotinga IPRC inasipotinga Forever noneho byose narabyapurayinze mba selected nize muri Forever twize muri Forever ari mukobwa urimo harimo n'abamama nk'abangahe twari ibitsina gore nk'abantu bane gusa ariko nigaga babona mbishoboye babona mbikunze ndashimira cyane abarimu banyishije Forever Vincent ndamushimira cyane abacantege bo babaye benshi baravura mukobwa ntituzibye ntituzi icyo agamije noneho nkumva nta nubwo mbyibushye ariko nkumva ntacyo bintwaye nk'abari basi ndi munini cyane abantu babibona ariko ngiye numvaga ndi mwinshi na style nawe numva ndi munini nubwo uri kundeba gutyo numva ndi munini kuko ngiye mfite imbaraga none se niba ngusha moto nka yego urumva hari aho ntafite imbaraga kandi ngewe character zanjye sinzi ngo abagore bagira ubwoba ariko nge nta bwoba ngira ku mafaranga yo gukanika nayo watangiye kuyaryaho na ibiraka urumva nakoze nakoreye stage muri Atekari hano mu mujyi niho nakoreye stage ya mekanike hari ni uri rwose ndareviza moteri uri specialiste mu biki nakurikiye amawaya amawaya ibyo bintu birimo amafaranga ariko nyuma y'amezi 3 urumva twakoraga amezi 6 nyuma y'amezi 3 nahise ninjira no kureviza moteri nayo unzi kuyireviza neza rwose nkayishyira hariya nangize nkayishyira mu modoka nkayesi nkahubwa ntijyana imodoka yawe nimero yawe iriho hano hejuru nimero yiriho hano hejuru mu muhakazi iki kiganiro nimba wagisengeye kibi cy'umugisha machine nayigiye muri Forever nakoze stage muri Majerwa hano Gikondo naho nakoreye stage yego naho nakoreye stage nateruye imizigo napakuriye imizigo y'abakire abazanye abaranguye imyenda abaranguye amasukari umuceri narabitewe kandi ntabwo nigeze mbipfumura rwose nabidepozaga neza bivuze ngo ibyo ni ibintu mfitemo noneho buri ikintu cyiza ari abantu batazi umurimo wose ukorwa n'umugore awukorana ubushishozi awukorana ubushishozi kuko nta bunajya bwinshi aba ari gushyiramo uzarebe gupfa kubona umugore wagonze ni gake umugore atwara imodoka neza mu mutwe ari kugenda akurikiza amabwiriza y'umuhanda ariko kenshi usanga umugabo ari no gushyiraho udukoryo twe ari naho rimwe na rimwe hakunda kuva impanuka zimwe na zimwe cyangwa se hakava ibindi bintu bibi ariko ikintu cyose kiri niyo mpamvu dushimira ubuyobozi bwacu bwiza buvuga ati umugore arashoboye uru n'urugero rwiza Ndabaga ariko Ndabaga we ntabwo yigeze akuraho amabere arayafite by the way arayafite nubwo ntayabonye ariko ndabyizeye reka ngira ukwizera ko atigeze ayavura ariko ibyo akora mwabyumvise mu muhakazi abantu ibyo bintu byose yavuze akora nimero ye iriho hejuru ushobora kumuha moto ushobora kumuha akazi ko kugusiziriza nko kugira ute abantu bafite abakire bafite inganda bafite ibiki mwamuha akazi mwamuzamura mwamufasha mwamushyigikira urumva ko kandi ni ikiza ikintu kiba kirenze ibindi bintu byose nuko asenga avuga ati ndasenga Imana ibintu byawe byose uri umunyamugisha gira gutya kandi iki kiganiro yana kizavamo umugisha abantu badukurikiye Imana ibakoreshe kugira ngo ibintu byawe bizagende neza cyane noneho rero dusoza ufite izihe ndoto ngira ngo turaza no ku yaje yitwaye ndaza kumubereka ukuntu afite agakontake yaje ku kinyabiziga kimwe turaza kumureba ari kugikata ndashaka ko untwaraho nta kibazo ndashaka ko untwara ariko ndabanza guhamagara mu rugo mbasezeye babwira nti babyeyi banjye nabakundaga kubera ko na moto nayitiye urumva ntago nari buyigeze aha ngaha kandi nakoresheje bateri nabwiye umuntu ntiza moto njyewe hari ahantu ngiye kandi hari gahunda mfite ndahita nyikugarurira hanyuma ukomeze kuko umuntu n'ubundi akora nyuma ya saa sita gato rero naje n'ubundi nazamutse igahanga iwacu ngeze ku muhanda mbona umuntu arambwira ati wangejeje i Remera nticaraho ankubise 2 mpaye igihumbi rero mpereza ankubita 2 ubwo tayari bateri yabonetse noneho rero sasa umva nkwereke ugiye kunjyana mu mujyi nta kibazo
ni ukuvuga ngo iki kiganiro tugiye kugisoza ugiye guhita unjyana mu mujyi Jerry woya ikintu uri bukore wowe uramfata njyana ibindi biri buze kuba nyuma ubwo Imana yo mu ijuru ariko natebyaga by the way ni umuhanga kuba njyewe ndi umuhanga kandi uyu muhanda mu muhanda yego kuko ntago ndi mushyashya mu muhanda stili nkibona mu perime ngiye nagiye mu kazi nakubwiye barangonze yego kandi uko bagenda bakugonga nibwo ugenda uhumuka akazi kose kagenda kagira uburyo kikakwigisha kugira ngo aze gutanga moto rero dore n'amasaha yagiye reka tumenye abasoza ikiganiro noneho urifuza iki hari abantu badukurikiye hari ntago tuba tuzi abantu badukurikiye hari abafite ibyo muri ibyo bintu byose ufite hari ababa bashobora kuba babifite inzozi zawe nizihe urifuza ko abantu badukurikiye habonetse ubufasha bagufasha iki murakoze cyane ihangane mbanze mvuga aka kantu gato nabaye urugero rwiza rw'abagore bo muri iki gihugu rero waritinyutse naritinyutse ntinyurana bagenzi banjye rero nagiriye umugisha naje gusanga ndi umunyamugisha wuzuye njyewe uyu munsi mfite abandi badamu nabo batwara moto hari abagize umugisha babona moto bagurirwa moto n'imiryango ku bari bayifite cyangwa n'abafite ubushobozi nabo bavuze ati reka natwe twiteze imbere uyu munsi wa none rero nashinze koperative kanyite koperative cyangwa ihuriro nk'uko namwe nababwira niba muri abamotari muze muri abagore muze twishyire hamwe yitwa Ndabaga Winners Ndabaga Winners CBC ikora ibiki ni y'abamotarikazi y'abagore imaze kugeramo bangahe amaze kugira abanyamuryango bagera muri 46 bose baratwara ariko ntabwo bakora muri Kigali ntabwo bakora muri Kigali gusa ariko ndabafite ubwo n'abandi bari burebe iki kiganiro bafite permis y'abagore rwose banyegere mu minsi iri imbere ikindi ubwo niho nkomereje ku ndoto zanjye njye nize mekanike nyikunda nabikubwiye ko hari uburyo kinajyaga mbyiyumvamo nkumva koko ibi bintu ngomba kubikora nashatse guhindura mva muri siyansi njya muri tekinike sinzi yo gushinga igaraje nkahakaza abagore nkabatinyura nkabwa nti muze muryama munsi y'imodoka tuyitereje cye mu gihe tugitegereje amajeki automatique yagezweho tuyitereje cye turyame munsi mbereke dukanike nzaba traininga njye mfite gahunda yo kuzashinga igaraje ikindi ngira umugisha nkabona moto itari credit najya mu muhanda nkakorera amafaranga kandi mu gihe cyose nagerageje kujya mu muhanda abantu bankomeye amashyi abanciye intege ntago babuze ariko ntagabo nabumvise abaguciye intege bavuga ngo iki abanciye intege mfite inshuti zanjye zanyanze ariko zizankunda barambwiye nyitangira kwiga moto barambwiye ko wagiye kwiga imodoka ndavuga se urambwira ngo ujye kwiga imodoka umuti gutwaye iki ati uzajya kumotara ndagira ngo mbwire abantu mvuganire ntabwo mbizi niba ari igitsina gore mvuganire abamotari ntabwo ari abasambanyi pe umuntu watwaye moto kubona umwanya wo gusambana kuko gutwara moto ni imibare ni imibare niba nje mu muhanda saa 12 biri bugeze saa 4 nashonje moto isaba kurya utariye rwose moto ni hahandi usanga umuntu ari gusinzira yicaye cyangwa ugasanga arimo arashaka twa penikira cyangwa tuno tuntu itagiye penikira tuno tuntu banywa kugira ngo yongere agire imbaraga tuno teenage n'ubuzi rero iyo ni urugero kuko njye nakoze ikimotari nakoze na delivery mbwire se naho nakoze yego nta kibazo nuko so ntago hanteye isoni kuko nahagiriye umugisha nahakuye experience nahakuye inshuti nahakuye ubwo wagemuraga ibiki byo kurya nagemuraga ibintu byo kurya nakoze muri vuba 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 nakoze no muri One Basket online nuko nagize ikibazo bakimuka nabuze na contact zabo twarakoranye nakoze delivery nshyira abantu indabo kuri Saint Valentin nakoze akazi ndataha ndavuga ni Imana ushimwe ko navuye mu rugo nasenze ndavuga Imana undinde uyu munsi nuwabakundana kandi ntago ngewe ufite so ntago ari ikintu nagenderagaho kuko ibintu byo gukunda ntago biraza se ntago ari ibintu abarokore bavuga ngo Mana bunsize muri firigo uzabunkuramo nyuma ntago ari ibyo ahubwo hari igihe utekereza bimwe ibindi ukabiburira umwanya rero nakoze mu muhanda ariko nagira ngo mbabwire ngo ntago abamotari bose ari plus abagore bo umugore abari attentionary ajya mu muhanda avuga ngo mfite abana umugore mukobwa nkeneye kwigurira iki ngiki ntagasuzuguro nshaka rero buriya iyo hari icyo ushaka kugeraho ufite intego ukigeraho n'ubundi ubikora n'ubusanzwe nubwo yaba
nubwo yaba undi muntu wa wundi ugenda udahura n'abantu n'ubundi yabayo ariko nagira ngo mbahumurize ntabwo abamotari kazi tuje kuba indaya oya Yego. ahubwo twebwe tuje gukora akazi kugira ngo tubahe serivisi nziza kuko naje mu muhanda mvuga ngo iyi CBC ngiye gushinga nzashishikariza abagore isuku kuko abagore aho tuva tukagera turangwa n'isuku. Iyo uteze umumotari ukumva arahumura ntari kunuka icyuya nta mugore wakora akazi ngo ataharara atoze ntibibaho. Rero ari delivery nakoze byari ibintu biri smart na ibintu bisa neza. Ikindi ubwo nyine kidutugora nk'umuntu tujyanye ahantu mu bitaka mu byondo hari nk'igihe numva ntamutwara kuko arangarura nsa nabi. Rero icyo ngicyo rero umugabo hariya wahagiye kuko bitamuteye isoni gusa nabi ngiyeyo netaga njya mu Kinamba nko mu gihe cy'imvura nagombaga kogesha moto. Icyo gihe rero mbona credit ntibiri bukunde no kungonga no guhora mu magaraje kandi ngomba kwishyura credit mu gihe ntayishyuye ubwo nyine nkaba failed. So rero uyu munsi wa none ngize umugisha nkabona moto yanjye nabikora nk'umwuga. Ngize umugisha nkabona ubushobozi nkabona umuntu Imana yakoresha kuko haracyariho abantu b'Imana. Yego. Impamvu reka mbabwire iki kintu nsubire inyuma gato impamvu mbabwira ngo haracyariho abantu b'Imana mbana n'umuryango mfite umuryango mbamo wanyakiriye nabibabwiye tumara imyaka 13. Ntibazi aho mvuka ntibazi niba ndi umuteramwaku ntibazi ko ari nafunga n'imigisha mu rugo hari ukuntu umuntu kubera basenga kandi imbuto bambibye mozo gusenga nanjye izo nari mfite byarafatanye birakura barandeze kandi uyu munsi nibo bantu mfite banshyigikira nubwo nababwira ngo ngiye kurepara indege ngewe umupapa Nyiribambe Joseph Yego. Imana imuhumugisha yambereye umubyeyi w'umugisha na ikimpaye Rita n'urugo nanjye nifuza ko Imana impaye urugo sample photocopy rwaburwo nabaye umwana mu rugo n'uyu munsi kandi iyo mbabwiye ngo ngiye kuri moto ni isengesho gusa batigenda uburinzi bw'Imana nta upfa mbere yo gupfa ibyiringiro dufite nuko tuzabaho kandi ntago twagende ibyo twasezeranyije tutabyakiriye turi abanyamugisha. Rero umunsi wa mbere ntwara moto reka mbikubwire umunsi wa mbere ngewe ntwara moto iyo ya credit natwaye Nyiribambe Joseph mugeza ku kazi ntiyagize ubwoba ngo noneho urumva nari nkihuzagurika nanyuraga za Sansinike kubera nari mu busanzwe twara imodoka yagendaga nyobora naramutwaye muvani wacu Gahanga ndamuzamura niho twimukiye Imana yaduhaye umugisha yaduhaye gakondo muri iyi si. Rero naramutwaye mugeza hara mu Kiyovu niho akorera mugezayo burumva nagendaga nshakira feri aranje arambwira ati ngaho komeza ugende ndakomeza njya guhiga abagenzi ndabatwara ariko mu by'ukuri nta mugenzi nigeze ntura hasi. Igihe bangonze naguye ndigiye nyine nta muntu wangonganye n'undi rero Imana yabanye nanjye muri urwo rugendo. Ugiye kuntwara shoke mfite ubundi muzima ugiye kuntwara mana ujyane natwe tugiye mu mujyi nukuri nitugera amahoro nagwicyubahiro amena. Okay, by the way urakoze cyane akomba nsizemo nugutebya mutabyumva gutyo n'umumotari usanzwe nk'abandi nkuko wategwa umugabo nkuko ni nabyiza cyane kujyana n'umugore kuko nababwiye ko bagira ubushishozi mu muhanda ntago bapfa kudepasa uko biboneye ntago bapfa kwiruka uko biboneye batwara neza cyane ngira ngo ibintu byose wavuze abantu bakeneye kumva nimero yawe ya telefone kugira ngo hari abantu benshi hari abana b'abakobwa bari kureba iki kiganiro bazakubaza ngo wabigenje ute hari ababyeyi bafite abana zakubaza ati ngira inama mfite umwana nanjye ndumva nazamuzana muri ibyo bintu hari n'abadukurikiye bafite ama business baguha akazi abo bantu bose hari nabi Imana ishobora gukoresha bakagushyigikira mu ndoto zawe ufite abo bantu bose bakeneye kumva nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane ariko ntago nasoza ntashimiye igihugu cyacu ndashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame buriya hari ikintu Yesu yaje gukora yaravuze yaje ngo byose birarangiye buri muntu wese yegerereyo. Nasomye Bibiliya nsanga hari ukuntu twese twari abagore n'abana ngo abagore n'abana ntago bajyaga bagera ibwami barahezwaga ariko uyu munsi umubyeyi wacu we yaraje aravuga ngo umugore ku isonga nakore nawe yiteza imbere. Uyu munsi iyo tuba tukiri muri antiquité cyangwa muri ya misi yatambutse ntabwo inzizanira ari buzigereho ariko ndamushimiye Imana imuha umugisha Imana yaramukoresheje imukora ku maso abona ko agomba kuduha uburenganzira. Uyu munsi nta mugabo wansuzugura
uyu munsi nta muntu wansuzugura ngo ibisimba ishoboye kuko ibyo ashoboye nanjye ndabishoboye kuko nduzuye. Rero Imana imuhe umugisha kandi ikomeze kumukomeza, ndamukunda cyane, mwifuriza ibyiza, mwifuriza kurama ngo akomeze atuyobore. Ndashimira buri muntu wese wagize uruhare mu buzima bwanjye kugeza uyu munsi. Imana imuhe umugisha, n'undi wese wabitekereje n'uri kubitekereza gukomeza gukora, Imana imusange imusure, marayika w'Imana amuhishurire icyo yakora, kandi umwuka namuha atagikore, kandi Imana izamuha umugisha. Nimero yanjye ya telefone ni 078 47 00 987. Hanyuma Tigo gisubiremo neza 078 47 00 987. Iyo ayimbuzeho ngira na Tigo 072 072 00 987. 072 633 00 987. Imana ibahe umugisha.